ikibazo kwenye ntabwo mbavugira nikasema kwa niaba yao muri ya minota ndimo kandi kuyikoresha neza katika zile dakika mlizonipa ninazitumia vema ngaho ndi mubandi naza vuga icyo yavuze icyo gihe nundu zaboneka zakivuga mubandi na aje anuku aliyoyasema Mushaki na mwingine atakayepatikana wakati mwingine atarudi ndani ni katika zile dakika muri ya minota rwose ni katika zile dakika akiwa anakuja haraka n'abarundi nabo bari bahari nabo barihanye abasohokanye n'abanyarwanda na warundi waliokata general conference marapiri ngungu nao walitubu pale Mushaki ngaho iminota 3 dakika 3 tu braho mwese amjango nyote Imana kubera akakanya tukabonye anashukuru Mungu kwa muda huu kubera iminota mikeya reka turebe abari bari mu materaniro y'ingungu tuone watu waliokuwa ngungu mkutanoni ari amateraniro y'ingungu yabaye mu bibazo byinshi mikutano ya ngungu kweli maswala yalikuwa mengi abantu bahazitariye bakahakorera ibyaha hariho abamenyekanye hari n'abandi batamenyekanye byabereye mu watu walijikwa hapo na kufanya madhambi kuna wenye walijulikana na wenye hawakujulikana yani mambo yalikuwa mchafu kabisa ndatinze rero bila kukawa ubwo twari Mushaki bilipokuwa Mushaki bene data baradufashije ndugu zetu walitusaidia ubwo ndavuga hari kwa kane w'Isabato mu gitondo ari umunsi amateraniro yo ku Mushaki yari bisoze ku manywa siku ya 4 ya Sabato alfajiri maana hiyo siku ambayo mkutano ulitamatika hapo bakweretse icyaha reka nte kubyita ifuti twakoze walituonyesha dhambi sio kosa bali dhambi tuliyofanya ngungu igihe ibintu byari bimeze kwa kundi turi ingungu guhaguruka tukivumbura tukava mu materaniro tukajya ku ruhande wakati mambo yalikuwa namna ile ngungu kusimama tunashitenga na mkutano tunaenda pembeni twaracyumvise tulisikia kweli kandi ntabwo bari abanyarwanda gusa ahubwo n'abaganda n'abatanzania hari n'abarundi hari nabo ngabo n'abanyarwanda arabagurutse tujya ku ruhande hawakuwa wanyarwanda tu bali Uganda Burundi Tanzania kuna baadhi walisimama wakaenda kando twabisabiye imbabazi ku Mushaki by'umwihariko ngewe narahagaze ndavuga nti mumbabarire n'Imana imbabarire tuliomba msamaha Mushaki binafsi akasema munisamehe na Mungu amsamehe ariko iyi mbaga yose ntabwo yari ihari lakini nyinyi wote hamkuwa Mushaki sasa kandi abakomerekejwe n'icyo kintu kubwa bumwe dukunda ni benshi na waliojeruhiwa na kusimama katika mkutano ngungu ni wengi na tunataka tunaomba kwa ajili ya kujenga umoja turavuga tu ibibazo byo ubwo tuva aho ngaho twaravuze tuti n'ahandi bene data bazakenera ubuhamya tuzahajya tubabwire yuko icyo twacyumvise ko ari icyaha tukasema na popote pale ndugu zetu watakapohitaji ushuhuda wetu wa kukiri tutaingia pale tukiri kama tumefanya dhambi ibibazo bindi byo gusiganaho mu mirongo ibyo abantu batumva kimwe kubisigana birakomeye ariko icyatumye birakomeje ariko ngiye kugira ngo nanze hano twari kugira ngo abasitaye abakomeretse tubaruhure kandi tubaruhuze kubasaba imbabazi ngo mutubabarire n'Imana itubabarire mikutano mambo mengine ya maswali ya mafungu na misingi maongezi yanaendelea kuja hapa ni ili tuweze kusaidiana na wale tulio wajeruhi tukisikia